nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize amahoro y'Imana. Ubu rero noneho ibintu byiza nkuzaniye ni icyegeranyo naguteguriye ku bakinnyi Kiramani yakuzamuriye, ndetse benshi yagiye abahindurira ubuzima, akagenda abereka inzira y'ubuzima kabisa, bamwe bakabasha gufata ku mafaranga ndetse n'abandi nabo bakayoboka umurimo bagakora. Rero uyu ngo yabarambitseho ibiganza baramamara. Uyu rero bamwita Kiramani. Abantu bose yaciriye inzira rero ndabakuzaniye kugira ngo nawe ubiyumvire. Sinema rero nyarwanda igenda itera imbere umunsi ku munsi, ikagira rero uruhare mu kwagura ibikorwa bya bamwe ndetse ku bwinshi cyane. Cyane cyane rero abakinnyi ba filime nyarwanda bamaze kwiyubaka, bazamuwe n'umukinnyi wamenyekanye nka Kiramani. Umukinnyi rero wa filime akaba n'umunyarwenya Niyonshuti Yannick wamenyekanye nka Kiramani, yagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura bamwe mu bakinnyi bakomeye muri sinema nyarwanda, atanga umusanzu ufatika ku banyarwanda, ahindurira benshi ubuzima, ndetse yabaye amenyekanye n'abataramenyekanye, yagiye abahindurira bereka n'inzira. Dore rero bamwe mu byamamare bya sinema nyarwanda bageze ku nzozi zabo binyuze mu bufasha bwatanzwe na Kiramani, umukinnyi akaba n'umunyarwenya muri sinema nyarwanda. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga uwo bita Mitsutsu. Uyu bamwita Kazungu Emmanuel wamenyekanye nka Mitsutsu. Uyu rero yavukiye mu karere ka Ngoma, avuka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Uyu mukinnyi rero yakunzwe bitewe no kugaragara mu isura y'umukinnyi w'umwongereza kabisa, wakunzwe na benshi, uwo bitaga Charlie cyangwa se Charlie Chaplin, ndetse akagerageza gukina yambara nka we, akamwigana byinshi byiwe kabisa, akagenda abikora n'ibyo yakoraga. Uyu mukinnyi rero benshi bamenye nka Mitsutsu, yakunzwe ndetse yasekeje abantu benshi cyane. Ni Mitsutsu rero, uyu niwe Kiramani yahereyeho. Yaje gukurikizaho rero uwo bise Miss Nyambo. Rero umukinnyi uzwi nka Miss Nyambo ni umwe mu bakobwa bamaze gutera imbere cyane, ndetse ageze ku rwego rwo guhemba nawe abandi bakinnyi rero akinisha muri filime ye. Nyambo rero ni umwe mu bazamuwe na Kiramani, ariko agakoresha amahirwe ye neza bikamugeza kuri byinshi. Nyambo Jessica benshi bamenye mu izina rya Miss Nyambo, nyuma yo kuzamurirwa izina rero yaguye impano, yatangiye rero gukina filime ye, harimo iyitwa The Message kabisa. Uyu rero ni Miss Nyambo. Dr Nsabi ku mwanya wa gatatu. Uyu rero ni uyu musore ukiri muto uherutse gutangaza ko yicaye mu nzozi ze kabisa, amaze kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu buhanga buhanitse kabisa buranga uyu mukinnyi witwa Nsabi cyangwa yitwa rero Nsabimana Eric, wise Dr Nsabi nk'izina ry'ubuhanzi. Ni umwe rero mu bazamuwe na Kiramani, ariko bitewe n'ubuhati yari afitemo agira mu gukora kabisa, yazamutse ndetse akaba ageze aho inzozi ze zishaka. Uretse rero kuba amaze kwamamara, amaze kugera kuri byinshi, birimo filime ye ica kuri Dr Nsabi Comedy, ikurikiranwa n'abatari bake cyane, benshi kabisa. Rero ni Dr Nsabi. Uyu rero nawe ari mu bazamuwe cyane n'uyu mugabo Kiramani. Rero Kiramani rero atangaza ko yasogongeye ku buzima bubi, bikamutera guharanira gufasha umuntu ubabaye kabisa, cyangwa agafatanya nawe igihe yifuza kugera kure. Rero yatangaje ko yihirinze kabisa bishoboka kugira ngo agere ahageze, ati ntarambirwe,
bikamutera rero kugera ku byishimo bisendereye, bikabera rero n'abandi umugisha. Rero yavuze ko imwe mu ntego ze ari ugufasha ababifitemo impano ndetse aho kumenyekana rimwe bagahita bazima. Ati rero nzajya mbafasha mbageze ku nzozi zabo. Yagize ati rero mfite intego yo gufasha n'abandi bakunda umunsi ku munsi umwe kubera impano zabo, bitewe rero no kudakurikiranwa bagahita bazima. Rero abo rero nibo uyu mugabo yashatse gufasha. Rero nawe niba ufite impano gerageza wigaragaze, Kiramani wenda azakubona nawe agufashe. Ni benshi yazamuye, ni benshi agejeje ku nzozi zabo, ni benshi yakuye mu byaro akabazamura akabageza mu mujyi. Niba warakurikiye filime z'uruhererekane uyu mugabo agenda akina, urugendo ubona ko benshi yagiye abereka inzira y'ubuzima. Rero abereka n'umujyi wa Kigali uburyo wawubamo ushakisha amafaranga kabisa. Njye nari Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Kora subscribe niba utarayikora,